Bakunzi b'Ingenzi TV murasozwa nanjye Spiridio Habimana. Umurenge wa Kigali mu mujyi wa Kigali ubuyobozi bwahagurukiye guhashya ibiyobyabwenge by'inzoga z'inkorano. Ubuyobozi bwiza buhoza ijisho ku muturage kugira ngo agere ku iterambere rirambye. Umuyobozi niwe jisho ry'umuturage ayobora bityo akagira umutekano ubuzima bwiza buzira umuze. Umurenge wa Kigali ni muri urwo rwego ubuyobozi bwiyemeje guhashya no guca burundu inzoga z'inkorano. Igikorwa cyakozwe tariki 9 Ukwakira 2024 gikorerwa mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Nyabugogo mu mudugudu wa Nyabikoni. Abaturage barimo ingeri zitandukanye, ariko iri ku isonga niyo gushimirwa yo gutangira amakuru kugiha gakumirwa icyaha. Ubwo hamenyekanaga amakuru nibwo irondo ry'umwuga ryazindukiye mu gikorwa cyo kumena inzoga z'inkorano. Ibi byose bikorwa habanje kubaho ubukangurambaga bwo kwirinda umwanda. Gusa icyamaze kugaragara mu gihugu hose, uwayobotse inzoga z'inkorano ntajya akaraba, ahubwo ahora atitira niyo haba ari ku izuba ryo mu mpeshyi. Amakuru atangazwa n'ubuyobozi aremeza ko hamenwe inzoga z'inkorano zingana na litiro 1,100, harimo litiro 250, hakongeraho izindi litiro 750, hakaza litiro 100 zose zikangana nizo twaberetse haruguru. Ibikoresho byafashwe birimo ibidomoro 3, ijerekani 2, akajerekani kamwe. Ibikoresho byose byafashwe bikaba ari 6. Ibi bikoreshwa benga ibi bikwangari byabikijwe ku biro by'umudugudu. Hari abaturage bamwe bigira abantu bindeba bagahora mu makosa, usesengura wese asanga n'abajya kunywa ibi bikwangari biyanga. Ubuyobozi bukangurira abaturage kutanywa inzoga z'inkorano, ariko bakanga bakazinywa. Umwe ku wundi nabere mugenzi we ijisho, birinde kugwa mu cyaha, barinde ubuzima bwabo. Iyi ni Ingenzi TV, Spiridio Habimana.